twashyize hamwe akera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubushize Chantal yafashaga batamuriza gushyashyana basukura inzu ngo Shema nayihinguka amagarutse izabigaragara nk'imusekera. Fiyete ubwo yiteguraga kugera mu rugo kwa Ruvubura isaha yaregereje yumva babwa bikomeye birangira yirwaje. Zana inka we nyuma yaho Gihana abereye umukuru w'umuryango yakoreshaga inama bamukomokaho b'abatoni ngo bige uko bazahekesha mwene Mukeba Sedonde. Aha, ya mahane kuri Meromari na Maribori wari umiranye umujinya ijambo se yasize ubusa. Reka ntangire mwiyumvire. Injira. Uraho neza Rutebuka we? Uraho neza Giha, ni karibu ngaka gatebe. Urakoze cyane. Ufite se amakuru? Turaho. Ibiyenye n'akazi n'amasomo se bimeze bite? Amasomo yo nahisemo ya gahunda yo kuzakomereza kuri internet. N'akazi ko ndacyasaba ngo ndebe ko bazanyemerera gukorera ku ishami ryabo ririno. Nuko rwose. Hanyuma se Giha. Karame. Uragenzwa n'amahoro? Yewe n'amahoro pe. Ahubwo nakomeje kugutekerezaho numva ni mwuko ngusura twaganira. Wakomeje kuntekerezaho? Nukuri pe. Wantekerezaga iki ubwo? Rutebuka rero. Ndakumva. Urabizi neza ko Rutaganira mukuru wanjye nakundaga. Yego ndabizi. Rero nifuje ko tuganira kuko wanjye nawe twaraduhanganye muri ariya matora y'ugomba guhagarara umuryango wacu. Icy'ingenzi se uko ari we mukuru w'umuryango wa sogokuru Munyemanzi. Bivuga nibyo koko. Ubundi umukuru w'umuryango wa Munyemanzi. Yego. Ariko nawe ntidukwiye kwibagirwa ko nawe wabishakaga. Ibyarangiranye na kiriya gihe nyine. None se wowe numvaga ko hari ibyo uzageza ku muryango nduramo kuhagarariye? Giha, nibyo koko kuba data yari umukuru w'umuryango. Numva nanjye byantera ishema kuhagararira. Ariko maze kubona ko ari wowe uhawe amajwi menshi, numvise nyine ari wowe ugomba kuyobora. Ndezera ko ntare kundi udashaka kutuvuga nawe ariko. Humura Giha, ungana data ngomba kukubaha. Rero ibyavuye mu mahitamo y'umuryango nabyakiriye uko. Ahubwo ikibazo nagize ni kimwe. Giha, kuba ntarabaye umukuru w'umuryango, nkanemera ko ari wowe watowe byenze kunteranya na nyogokuru. Buriya rero ndakumva. Kuganira na mukecuru bwabyo si bibi. Ariko nk'umuntu mukuru kandi urijutse, ujye ugerageza gushungura ibyo akubwira. Umukuru se ntakwiriye kubahwa? Yewe sinanze kubaha nyogokuru. Ahubwo kubera amateka aguye mukecuru zane nkanyuzemo, ajya agira amarangamutima yayo by'uwayakurikira adasesenguye. Hanyuma se yanko, uhuza ubumwe bw'umuryango ushaka guharanira n'amagambo mabi numva uvuga kuri nyogokuru. Ariko unyumvise nabi. Buri icyo navuga nuko wamwubaha, ariko ukanazirikana ibyo bikomere byo mu bihe byahise, ndetse n'amateka aguye yagiye anyuramo. Uko biri kose, anyifurize neza kurenza bamwe mu banyamubanzi bahisemo kuvuza data ubuzima. Ese na n'ubu pe uracyarakara abanyamubanzi Rutebo? Cyane. Kandi nzakora uko nshoboye baryozwa ibyo bakoze. Ahore. Nanjye se ubwo iyo ndeba umbonera mu nderwamo y'abanyamubanzi. Wowe rero, ubundi nkubona nka data wacu. Ahubwo mukecuru n'abahizi ubitondere. Numvise batarishimiye itorwa ryawe. Yewe binashobotse bakugirira nabi. Ahore. Nibyo se? Alo Josie. Alo Rudasumbwa wanjye Gafarasi. Wabaye iki se ko nategereje ko umpamagara ngo umpe mapu yo kurya umugabo nishakiye ngaheba? My Josie. Karame sheri. Ubise ku mutima wanjye terera hosha. Kuba narahise nguhamagara. Nuko nari nkiri gupanga diru neza uzaguha ibitekerezo byuzuye. Bivuze ngo ndashyuhaguje rero uracyabitekerezaho? Oya kandi ntugashyuhaguzwe sheri. Ahubwo wakubwira ko umpamagaye no gutekerezaga hosha. Koko se? Wantekerezagaho iki sheri wanjye? Natekereje ku nzira enye zishobora kudufasha gukuraho gasura amafaranga asigaye kandi ntadukeke. Enye zose? Ngaho mbwira rero, iya mbere ni iyihe? Icya mbere ni uko watekereza gasore akagushyira kuri konti ye nk'ufite uburenganzira bwo kuyisinyaho. Hanyuma? Nyina numara kujya mu basinya kuri konti ye uzesinyira ubundi usanga wagukunze rusange ishaka. Gafara, ni byiza ko icyo wagitekerejeho. Ariko se ko bitaba ari ubwa mbere nkigerageje, urumva azemera ko mu burenganzira bwo gusinya kuri konti ye noneho? Umva shasheri. Ndakumva. Wasanga wenda utarabimubwiye mu magambo akwiriye. Wowe uzagenda wigeze umugore w'igitangaza urebe ko atazatakara aboneye. Sheri, nzagerageza ntacyo. Mbwira rero ikindi nakora igihe icyo cyaba kidakunze. Umva rero ikinenene natekereje. Nguteze yombi. Fata umwanya uhagije wiga uko gasore asinya. Uko gasore asinya? Maze wowe nubona umaze kwigana sinyatire ya gasore neza cyane uzanutura agapapuro mu gatabo ka sheki wisinyira uhite wambuka.
sheri uzi ko icyo koko gishoboka we nkunda kureba kure mukunzi wanjye werega ntacyo uzambura ni ukuri ndakwizeye pe mu rwego rero rwo kwirinda ko wakwiringira uburyo bumwe bukabutenguha ngiye kukubwira n'ubundi bubiri buzakora n'ingoboka yo ndise urankunda nkunda ukuntu wandwanisha kutifuza ko natsindwa uko wabimenya se Josiane ndagukunda cyane ndetse urakoze cyane ikindi rero ndakumva sheri uzashaka umuntu ukora mu ihererekanya ry'amafaranga kuri telefone noneho uzamuhe nimero ya Gasore ayikoresha ikizi amuhamagara amubeshya ko hari amafaranga yamuyobeyeho ariko siko iki gishobora kurya komeza umbwire noneho uwo muntu wawe azajijisha Gasore mu mibare amubwira maze ihure na miliyoni urabyumva neza yego ndabyumva ku buryo Gasore azabidura konti ye ntawe urabuke sheri uzi ko wagira ngo wigeze gutekaho imitwe icyo kintu nta n'ubwo Gasore yazarabukwa mva ahubwo impungenge ngize ubwo uwo muntu we ntiyayandya niba rero icyo nacyo gifite impungenge reka nkubwire icyaha urangiza ngaho mbwira ngo uteze amatwi ese ku kazi wanyu bajya bagutuma hari ubwo bajya bantuma da ubundi se ubwo ku kazi byahuriraho n'amafaranga dushaka kwiba Gasore uretse gato uzacunge ku kazi bagutumye amafaranga menshi cyane ubundi uyiyibishe kafara bahita banta mu gihome oya da wowe uzahita wemera ko uzayishyura ubundi nta kuntu Gasore atazakwishyurira kandi uri umugore icyo ahubwo kirashoboka cyane ayiwe gafara kuko ubanza hari umuntu watwumvirizaga ndabigira nte cicika ahubwo mbanze ndebe mana we karibu ntiduheje merci Jimmy yambi Jimmy uraho neza fiye muze arahari humura tuza fiye banza umpobera ariko umara ibiciro di yambi muze harahari ariko ntibikubuze kwisanzura fiye sinzi ibyo ahugiyemo mu gikari nimushyike kuri utwo dutebe humura rwose wageze kwa nyokorume fiye kandi muri hafi Jimmy finally ngeze iwanyusha shafiye ntushobora kumva ukuntu kukubona mu rugo iwacu nyuma y'igihe kinini binejeje uriyumva ute se makuzine nyirenga amarembo nagize ubwoba ntabasha gusobanura ariko mumeze neza kandi ndishimye muraho neza abakobwa beza muraho neza turire Fiyete mwana wanjye uraho muraho anko cyo ngaho rero ko muna Fiyete haguruka kunsuhuza ukamuhaguruka hose muko hajye niwe witwa ndi muko nitwa Mariza naho kuba mugurutse kuri Fiyete ubwo nyine nabaye Fiye d'honneur uraho Fiye niko ye muhawe ikaze iwacu bambe murakoze papa ndakumva mwana urabona noneho ko mwishywa wawe birangiye dusuye nakoze akazi katoroshye kugira ngo yemere kuza umva mwarakoze rwose we nasugira naho wundi rero Fiyete nukuri ndagushimiye kubw'umuhate wo kunsura ugize ongeraho ko narenze ku bibazo yahuye nabyo kubera isano mufitanye papa anko nanjye mumbabare kuba naratinze kubasura kuva mwafungurwa nagiye murana byinshi bifitanye isano n'ibivuga kuri uyu muryango nkumva umutima wanjye utiteguye guhura nawe ndakumva mwana wanjye ese ko nanjye nyuma yo gufungurwa nanyuze mu bihe bitoroshye burya se nawe hari ibyo wagiye uhura nabyo ukumva biragukomerekeje mwana wanjye se nkubwira iki ndekiki nkimara gufungurwa namaze igihe kinini ntinya kujya aho abandi bari ubwo si wabiterwaga n'iki muze ese papa wakwatuye ukavuga ko n'ubu icyo kintu kitaragushiramo naremaze iminsi rwose numva ntangiye kwiyakira mu muryango mugari wa Muhumuro na Bumanzi gusa mu minsi yashize ubwo bamwe mu banyamumanzi bankanyije kunshyingura ndeba nongeye kugira impungenge njye numvaga imyitwarire yawe ari twabafitanye isano nawe gusa yagizeho ingaruka kumbe nawe hari ibyagukomerekeje igihe nari umuyobozi hari imyanzuro nagiye mfata mpubutse bimviramo ibyaha byatumye mfungwa bintera ifungwa cyane iyo mbonye nabo dufitanye isano bibageraho muze ni byiza nibura ko ubasha kubona ko ibyo wakoze byakugizeho ingaruka bizagufasha kwitwararika ku buryo utazongera kubigwamo papa ikintu Mariza avuze ni ingenzi nyamara anko ibyakubayeho bigomba kukubera isomo ryo gufata imyanzuro ikwiriye kandi utagira uyishyira mu kaga Melody unanywa soda gusa washirishijeho na kabloshete basi kamba urakoze rwose
ariko reka mbe mfashe aka gasoda ibindi ndaza kubanza kubitekerezaho. ariko simwiryo ye have se utamenyera niba ushaka no kunyurera kugira ngo ukunde urebe uko nitwara ntabyo ubonye asikiwe. reka nanjye ndebe uko mukomeza gushondana kama kuko kandi mbicaye iruhande. Si uwo mugore se? ndi umugore se waramungize Melody. Mimi nashangala sana. Nimbona sasa muri inshuti magala. None sasa musigaye murebana kama lion. Aha, nanjye mbibona nyo wa muntu we. Kamba, nyihanganira gato mbanze nitabe no telefone. Hakuna shida. Allo? Allo, mama Eriki, uraho neza? Urinde ko nakumenye. Yego man, ko wibagirwa vubara. Ubaka kanya wibagira ushijya se w'umwana wawe. Aha, kigiye amakuru yawe sera. Gusa ntabwo waba wibeshye nimero. Gute se kandi nzi neza ko mpamagaye ari Maribori? Ko nzi ko hari undi mwari mumaze iminsi muhamagara na Semaye. Nge mbikesha iki ko umpamagaye kandi warahisemo kunyerera utambwiye. Ahubwo mbwira ukuntu wagiye kugonganisha Melody na papa. None muzehe akaba yarampamagaye nuka kubera wowe. Ntagatanga indi mpamvu mpamagaye rata. Habe no gushaka kumenya amakuru y'umwana wawe, ushishikajwe no kunshinja amakosa. Ese nyine we, mbwira Erikira amakuru yiwe. Babarira se nyine. Nushaka kumenya amakuru ye uzabishyire muri gahunda. Naho byo kunshinja kugonganisha Melody na so. Ngo uyu Melody mwakoranye amakosa yo guhisha aho uherereye nta gusobanura uko byagenze. Akira Melody. Alo, kigiye biteze? Ndaho sha Melody. Gusa ndashaka kumenya aho byavuye ngo muziye ampamagara ntonganya ngo naragenda bimuhishe. Kigiye ni birebire. Gusa aka kanya ndahuze cyane reka nze kuguhamagara tubiganireho birambuye. Ntacyo guraza ko mpamagara nuhuguka. Sawa. Muniambie bakobo. Uko bien? Bilambabaza bikanambangamira moyoni mwangu kupona mutalebana neza. Kamba. Iyo Maribori yemera ko Meromari zanyishyura amafaranga y'isambu y'umuryango nagurishije ngo ndengere business yacu. Ibintu ntibyari kugera. Melody, reka kwikuraho amakosa se nyine. Iyo utaza kujya ufata imyanzuro tutabiganiriyeho, ibintu ntabwo byaragezeho bigeze ubu. Mungu wangu. Banga seri. Toto, wanyimbudiye ko. Ariko se manyu, ko naguhaye amahoro wowe wayampaye. Mana we. Ngidimba nararanye wibyamiye mu mutumba tabatiti. None wanda no kunkingurira koko. Cyane ubwere photographe wawe aza kumara imbeho. Basi ngwino tuganire muri gahunda yacu y'ibagara bututi. Pudise. Ma amahoro manyu. Udiko wande kubyuka none ibintu byose bikaba byahagaze. Ibihagarare. Gukodopa, kumesa, guhungura ibitazangurirwa, koza ibirahure, nta na kimwe cyakozwe. Wowe se nta maboko ugira, wagiye ukabikora. Seri, tutu, mayiva, twiti tomato patato wanjye. Wakinguye ko nari nkeneye kumpa umusada wo kumfudira ubutakwaha. Ntabyo nshaka. Ukuva wajya kwiyereka photographe ntaho usize. Ubwo niwe wahisemo. Ahubwo nushaka unamutumize aze mu cyumba warayemo n'ubundi ntacyo kimuhisha. Ikisi. Niwanga gukingura kandi ndarira. Mubisi. Nako ndahugura. Kingura cyangwa ndire mpogore. Kingura. Ngaho injureke kurira. Amazi atagukama mu mubiri ukadushya mujyana kwa muganga. Yukomeza ukungumeze nyuma y'urugi nari kurira kandi ngahogora cyane. Udiko naye no gusepfura mayiro. Ngaho ngwino mu cyumba cy'abasakanye tiba. Icyo cyumba uzakibanemo na photographe. Nta mwanya nyigifitemo. Ikisi. Umanyo ndeka. Ndeka. Ayikundi you so much. Kandi manyo uwanga amahoro ntacyo atwaye. Nakubwiye ngo izo bizu zawe nazo shaka. Genda uze photographe. Tiba. Ikisi. Wanda bidudange bidiseri. Icyane. Bizu se ko ari z'abantu bishimanye. Nizabacane nyuma cyangwa bakora ibidakorwa. Okay. Niba udataka kwakira bidudange. Nazo shaka rwose. Dinsubize zose uko ndiguhaye. Nafunze amaso ngaho. Twagiye. Tiba. Hadi yapo. Cyangwa wirengagide ko amatama n'iminwa ngo utegeye bitaboneka henti kuri iyi si ya rurema. Oya yewe, oya. Yewe, ariko yobwa nawe ntutobote. Ihorere kibanga wanjye. Mbese ni ikibasumba wakuzonde. Yemwe, itetekere kibanga. Cyakora ni byiza ko nibura nawe uzi neza ko udashobotse. Yewe, uramenya ibyo ntabyo mvuze.
gusa ni ukuri mbabadwe ni uko umugabo wanjye umwe rukumbi atitimye byose atari wowe se ngaho bativuga icyo wumva wifuza kuri iyi si ngikore ariko nkubone witimye ubwo se koko urakomeje nyikubwiye wagikora amanyo nagikora pe ariko ukemera ko nta gahunda ngirana na fotogarafe itari iyo kumfotora gusa reka noroshye ibintu manyo ni ukuri reka duhamagara abahamya bagira batari kotimba tujye kwa fotogarafe wowe bazwi ukwawe na fotogarafe abazwi ukwe tubikorere inyandiko ubundi mbone kuvuga igikurikiyeho timba nanga ko ibintu byose bigira big deal arakoze cyane sugira ukomeje kudufasha gususuruka kuri uyu munsi twakiraho Shema umva ngewe icyo mbaha ni imiziki tu ubundi namwe mu imitima iziramukusha Shema mwana wacu ntushobora kumva ukuntu kuko ubona ugarutse ubuzima binejeje imitima yacu ibyo nyoka avuze ni ukuri Shema ndanezerewe kongera kukubona uri muzima rwose murakoze ababyeyi banjye nanjye nejejwe no kugaruka mu rugo kandi rwose ndabashimira kuba mwaje mwese kunyakira mbere ya byose ndashimira Imana rugira byose yinyemereye kongera kubona Shema wanjye ari muzima ikwiye impundu n'amashyi menshi cyane murakoze kumfasha gushimira Imana ijya yumva gusenga n'akababaro kabo yaremye ndongera kandi gushimira buri wese uri hano waje kudufasha kwakira Shema wari uzwi nk'uwapfuye akaba agarutse muri twebwe ari muzima Shema uyu mwanya ni wawe sheri bwira rero izi inshuti zacu inzira y'umusaraba wanyuzemo mbanze mbashimire sinari mperutse kumva umutima wanjye usendereye umunezero nk'uwo niyumvana uyu munsi shimwa mana ibyabaye sinabona amagambo akwiriye nabibabwiramo ngo mwumve ububi bwabyo gusa icyo navuga ni uko nsa n'uwagambaniwe n'abantu ntamenye barantega barampondagura bansiga bazi ko napfuye se abanyamumanzi bane banyise hari bo kwivuganye nyine zani ngiki ndagusaba kutazana ibitari ngombwa muri uyu munsi uranyumva ijambo naherukiyeho kumva nabo bagizi ba nabi nuko bavuga ko naziraga ko ndi umunyamumanzi nuko ijoro riratabara mwana we nyuma yaho rero sinzi uko byagenze naje gukanguka nisanga mu bitari bugo ntangiye gutora agatege bikubitana n'uko imipaka yari ifunze kubera icyorezo cyamaze iminsi Shema ongera ungamo maze ngo turi umuvugo wavuye ku nganzo navomye mu gutegereza no kwizera ko nzongera kukubona Batamuri simfite amagambo yasobanura ukomereka iyi shyanga aho utari uri umunezero wari nk'inzozi ngaho uvuga ngo uteze yombi mwiza wanjye Shema mukunzi wanjye nakumva Batamuri uyu muvugo nawanditse uvuye ku ndiba y'umutima wanjye nawise nari mbizi nari mbizi ko utagiye nari mbizi ko uhumeka nari mbizi ko uzagaruka nari mbizi nagumye mbyumva nkumva mbyumva ariko ntabyumva impande zanjye marira bose isuri kantwara nkasigara umutima wanjye ntiwambeshye nari mbizi mwari muzi n'ikindi nakomeje kwitegereza ibyo murimo bisanga ntabwiye nabereye mukuru busa igihe cyose kandi zeni mukecuru havese isosi utayemenamo inshyishyu kandi ubundi ikirori aribwo cyari kigeze aharyoshye zaninka ntumvangire ariko koko pe abanyamumanzi muzahora mutyo mudahinduka abanyamumanzi ariko mama wambabariye kuko ukicara ugatuza cyangwa niba ari akawuga kamaze kukugeramo ugataha ukajya kuruhuka uratinyuka nyita umusizi n'inyoko wakubyaye Batamuri ntabwo ari ibyo mvuze mama mutinyuke wishime gutya muzi neza ko umuryango wacu utarakurikiriwe cya musaza wawe rutaganira mbega inkunguzi mbi twangunguzi we zani shyira mu gaciro kwishimira ko Shema warwaga nk'uwapfuye ari kumwe natwe ni ikintu gikomeye tutari kureka kwishimira n'inshuti z'umutima ayewe
ntibishoboka we ntabwo ari byo we sugira ubaye sugira ubu shitani by'ubumanzi biramufashe da mbivuga ayiwe sugira wari mu mwuka w'ibyishimo se n'iki kimukuye umutima naho ubutaha. igice mumaze kumva cyahimbwe na Nahimana Clemence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefoni igendanwa 0788 80 38 16 cyangwa ukabwohereza kuri interineti kuri aderesi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa se kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Wifuza kandi gukurikira inkuru ya Shema na Batamuriza yakunzwe cyane muri Musekeweya, wa telefona ku murongo 845 ugakurikiza amabwiriza. Musekeweya impumuro n'amazi hakemetse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe hari urwango ntizimera. Amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese muduteze yombi. Kuri uyu mugoroba turakomeza ikiganiro abakunzi ba Musekeweya bagiranye na Musagarandereya. Ubu noneho baratanga ubuhamya bw'icyo Musekeweya yagiye imarira abayikurikira. Murakoze, ngewe nitwa Maniriho Vincent, nzwe ku izina rya Muhire. Musekeweya namye kera nyikunda, nkomeza kuyikunda kugeza ubwo nabaga n'umukuru w'umudugudu yajyaga imfasha gukemura ibibazo by'abaturage. Nzi umukecuru umwe wabwiraga umuhungu we ngo ntakabane nura mu kazana, umuhungu akamwirukana, bwacya akazana undi nawe bahararukanwa akamwirukana. Ariko kugeza uyu munsi Musekeweya yarabahuje. Nkurikije ibiganiro naganiriye nabo nakuraga hagati ya Musekeweya, cyane cyane nkamusanisha na Zaninka. Rero yarabahuje kandi naho dutuye ikikwereka yuko ifite umumaro, ifashije benshi. Hanyuma se Musekeweya yafashije abo batandukanaga cyangwa ni wowe wayifashishije nk'umuyobozi icyo gihe, hanyuma urabasobanurira hanyuma barafashwa? Dusobanurire kurushaho. Yaramfashije nk'umuyobozi kuko ibiganiro nakuragamo hari ukuntu mbifata nkabikora kuri YouTube, hanyuma iyo naganiraga nabo nabaherezaga ubuhamwa bw'ibyo numvise, narangiza nkashyiraho n'icyo kiganiro bakacyumva nkabasezera nkataha. Murakoze cyane. Icyo Musekeweya yamariye abanyarwanda uko byumva. Nitwa Isenga Solange, nuruka mu karere ka Kamonyi, nkaba nkurikirana ikinamico Musekeweya. Ubundi ngiye njya kwiga ubwa mbere muri boarding, nagiye ndi umuntu ugira umujinya ntazi kubana n'abandi, ariko mu gutaha muri vacances hari umwana ajya kumubwira ati wowe uzajye wumva Musekeweya, uzajye wumvamo abakinnyi bagiye batandukanye, cyane cyane Batamuriza. Batamuriza ni umuntu uzi kwihangana, bizagufasha nawe kujya wihangana nimba ikintu kikubayeho. Ntwite wutiraho ngo uhite wumva wahana umuntu, wamubwira nabi, wahita umwanga. Bituma nanjye menya kwihangana. Ubu ngubu umuntu arankosereza nkamwegera tukabiganiraho, nkamenya icyo yanzijije, ubundi nkamuha imbabazi, cyane nanjye nawe namukosheje bikagenda gutyo, nkamwigisha bitewe n'izo nyigisho nakuye kuri Batamuriza. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Uwiringiyimana Clarissa, avuye mu karere ka Nyanza. Musekeweya yaranyubatse, ni umubyeyi. Ngewe nakundanye n'umusore antera inda, nkimara kubimubwira aranyigurutsa, ariko nkimara kumva umukinnyi Maribori yaranyubatse, ubu ndera umwana wanjye nta kibazo. Musekeweya yaranyubatse. Murakoze, nitwa Sindarigaya Claude, nkaba naturutse mu kagari ka Bisenga, umurenge wa Rusororo, karere ka Gasabo. Ubuhamya mfite rero, nyogokuru atorwa Musekeweya yagiraga umujinya, akarakarira abantu bose, mbega muri karitsiye yacu abantu bose baga bamuzi. None yumva Musekeweya, yumva Zaninka, aza kuyumva yegera abandi yakoshereje, abasaba imbabazi. Musekeweya irinjira ikinjira mu mushokoro ikigisha koko, nikazagaruka kureba, mbega ni nka mwenda w'ikizinga bafura, babona udakeye bakongera bakawufura, ufura kugeza igihe abona yuko wabaye igitare wererane. Na Musekeweya niko imeze rero. Ahubwo mutobanire ntizegire hagarara, koko abanyarwanda baracyafite inyota nyinshi yo kuba Musekeweya. Murakoze. Barakoze cyane abakunzi ba Musekeweya ku buhamya batanze. Mbere yo gusoza, reka dushimira abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane.
kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Museke we yayimuhumuro na bumanzi hakemetse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe